Visit Rwanda n'amasomo akomeye mu guhitamo neza ubwenge buri nyuma y'amakipe ya semi-final. Aka update ni channel yihariye ikuzana amateka akomeye yaranze isi kuva rimwe kugeza uyu munsi. Hano dusangira amateka y'abantu badasanzwe ko bagize uruhare mu guhindura isi n'ibyo bavumbuye byahinduye ubuzima bwa muntu. Urasanga amateka y'ibihugu n'imico yabyo, inkuru z'abantu bafite ubwenge n'ubushobozi budasanzwe, biremwa bidasanzwe byabayeho cyangwa bivugwa mu mateka, amabanga n'ibyabaye byahinduye amateka y'isi. Aka update nurakomeza gukungukira ibitekerezo, ugatekereza kandi ugatangazwa n'ukuri. Ukuri kw'amateka. Niba ukunda kwiga, gutekereza no kumenya aho isi yavuye n'aho igana, iyi channel ni yawe rwose. Kanda subscribe, ushyire itafari ryawe kuri aka update. Niba unyurwa n'ibyo dukora, shyiraho uruhare rwawe twereke ko turi kumwe. Kanda like, utwereke igitekerezo cyawe cyakugiriye akamaro. Andika comment, usangize ubumenyi bwawe, igitekerezo cyawe cyangwa inama yawe. Kuko inama zanyu nizo zituma iyi channel yanyu aka update irushaho kunguka ubumenyi buhambaye. Kanda share, usangize abandi ijwi ryacu rigere kure kuko muri imbaraga za aka update. Mu gihe amarushanwa ya UEFA Champions League ageze ahakomeye, hagaragaye ikintu cyari cyashimishije benshi ariko nanone kigatera ikibazo cyo kwibaza. Amakipe anageze muri kimwe cya kabiri yose ahuriye mu kubafatanya imikoranire na Visit Rwanda. Ayo makipe ni Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Atletico Madrid na Arsenal. Ibisi ibintu byo gufata nk'impanuka isesenguye neza umuntu akari igisubizo cy'ubuhanga n'imitekerereze ireba kure. Guhitamo gushingiye ku ireme si ku bw'amahirwe. Mu buryo busesenguye, u Rwanda ntirwahisemo gusa amakipe azwi cyane, ahubwo rwahisemo ibigo bifite ubushobozi bwo kugera kure no kugaragara ku rwego rwo hejuru ku isi. Ibi bigaragaza uburyo bwo gutekereza bugendera ku mahame akomeye, gushora imbaraga hari amahirwe yo gutsinda no kwihuza n'ibintu bifite ireme n'icyizere. Guhitamo abantu bafite agaciro kagaragara ku rwego mpuzamahanga. Mu buzima busanzwe, iri ni isomo rikomeye. Guhitamo neza ntibishingira ku byoroshye cyangwa ibigaragara ako kanya, ahubwo bishingira ku gaciro n'icyerekezo cy'igihe kirekire. Amakipe nk'aya nagagarukira mu gutsinda umukino umwe cyangwa irushanwa rimwe, ni ibigo bifite amateka akomeye, ubushobozi bwo guhora ku isonga n'ubushobozi bwo gukurura amaso y'isi. Iyo u Rwanda ruyahisemo, ruba rushora imbaraga mu kugaragara ku rwego rwagutse kandi mu gihe kirekire. Kwihuza n'abafite ireme rikoreshwa mu iterambere. Aho yegereza niho ugera. Kwihuza n'amakipe akomeye byongera agaciro k'izina ryawe, bigushyira ahagaragara, bikujyana ku rwego rw'abakomeye. Guhitamo bifite intego isobanutse. U Rwanda rwerekanye ko guhitamo neza bisaba kumenya icyo ushaka, kumenya aho ushaka kugera no gufata ibyemezo bijyanye n'icyo cyerekezo. Ubuzima bugengwa n'amahitamo. Amahitamo niyo agena icyerekezo cy'ubuzima. Hitamo neza aho ushora imbaraga zawe. Hitamo neza abo yegereza kandi uhitamo neza inzira unyuramo. Ibi byabaye si inkuru ishingiye ku mupira w'amaguru, ahubwo ni isomo ryagutse ryo gutekereza neza no guhitamo neza. U Rwanda rwerekanye ko gutekereza kure bifite agaciro, guhitamo bifite ireme bitanga umusaruro no kwihuza n'abakomeye bishobora kugushyira ku rwego rwo hejuru. Ni ubutumwa buri wese yakuramo isomo. Ubuzima si amahirwe, ni amahitamo ashingiye ku bwenge. Aka update, amakuru asesenguwe atanga ubumenyi n'icyerekezo. Ukunda imbyino gakondo, ukunda inkera y'abahizi, itorero urwibutso rw'abato, dutumire mu birori byawe maze ducinye akadiho. Ubukwe, MC, gusohora umugeni, kuvuga amahamba, ibirori by'amavuko, ibirori bya yubile, kwakira abashyitsi n'ibirori by'umuco. Ibirori byose ushaka turagususurutsa. Hose mu gihugu turagera, twaguha ibirori bitazibagirana. Wadusanga kwa Sina Gerard Entreprise urwibutso kuri Nyirangarama. Hamagara cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0788 31 Itorero urwibutso rw'abato, ibirori byawe tubindura ibyishimo n'umunezero udashobora kwibagirwa.